ndagenda njya kuryama vuga ngo mu gitondo ndasubira ku ishuri. Nibwo nabyutse sanga amaguru yihiye nabasha guhagarara ngo bikunde. Ntabwo byaje kunyorohera kuko sinigeze ngwara, sinigeze numva uburibwe na buke mu maguru, sinigeze mbese nta n'ikintu na kimwe cyari cyambayeho uwo munsi. Buke bwaho rero n'ababyeyi babibonye baratunguwe nyine bibaza ibyari byo birabayobera, dore ko nta n'ubushobozi bafite guhita banjyana kwa muganga ngo bamenye ikibazo uko gihagaze. Icya kabiri, umuryango wanjye ntabwo wizeraga Imana, ntabwo icyo bahise bakora, bahise banjyana mu bintu bya gakondo byo kumvuza muri gakondo byo mu bapfumu. Kamashimire rero bakunzi ba Beriki TV, reka ntago uyu munsi ndi buvuge menshi kubera inkuru tugiye kureba y'umwe mu basore bababaye kandi bateye agahinda. Abantu twakoranye urugendo mwabibonye aha tugeze naho atuye. Reka tumusuhuze cyangwa se dutangirane inkuru nawe y'ubuzima bwiwe. Ngewe mugiye kubana muri iyi nkuru ni Stone w'Abanyarwanda. Mbanje kubasuhuza rero bakunzi ba Beriki TV, reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka nsuhuze diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Murabizi ko nkomeje kubashimira by'umwihariko ubufasha mukomeje gutanga, mbese ubuvugizi mukomeje gukorera bamwe mu batishoboye kandi mukomeje kubaha inkunga bikomeje kubageraho. Nihuse cyane njya hitwa Agahanga, ni nyuma y'umujyi wa Kigali urebye. Harimo urugendo rwaho naturutse nzana ahangaha. Twari dusanze umwana w'umusore umaze amezi 6 aduhamagara kugira ngo tumuhe ubufasha. Reka mbwire bamwe mu basanzwe mufasha batishoboye, n'uyu musore uri ahantu umwe mu bantu bababaje. Nuza kwicara hasi ukabona ko hari icyo wamufasha, uragerageza kumufasha. Hari nimero muza kubona hasi ye, muraza kumwoherezaho ubutumwa cyangwa se ushoboye kumuvuza cyangwa kumugurira igare yagenderamo. Turaza kumva inkuru yiwe nkuko twakoranye urugendo tuzanga. Reka tumuhe ikaze kuri Beriki TV. Tuguhaye ikaze kuri Beriki TV. Nakoze. Nitwa Tuyisengana Niyasi. Oya uriyegereza mikoro. Afite ubumuga nkuko bigaragara. Ariko bikaba byaraje ndi mukuru ufite imyaka 8. Ya urareba hariya. Naryamye ndi muzima mvuye ku ishuri, vuga ngo mu gitondo asubira ku ishuri, mu gitondo byose sanga amaguru yihiye ntabasha kurambuka. Uvuze ngo wari umeze nk'abandi bana? Yego. Waragendaga nk'abandi bana? Yego. Uza kuryama usanga ibyo byabaye? Yego. Ndashaka dutangirira inkuru yuko byagenze. Wari uvuye ku ishuri sangahe? Ndaza kuceceka nanjye numva inkuru yawe nkuko ugiye gusangiza inkuru abantu batuye isi, agara Abanyarwanda gusa baze kumva ubutumwa bwawe ndetse n'ubufasha uri kubaka nk'umwana. Yego. Wabanza ukambara kugira ngo dutangire inkuru yanjye nawe. Nta kibazo. Ukambara umupira wawe kuko nanjye kugomeza kukureba ndagira amarangamutima, kuko uri umusore mutoya kandi ubona ko ari byinshi wakagombye kuba ubu ngubu umaze kugeraho. Ntabwo byoroshye. Twakitangirira inkuru noneho. Wari umwana umeze gute mu buzima busanzwe? Ese wari umeze ute? Ese waragendaga cyangwa waravutse usanga nuko wavutse cyangwa? Oyanjye navutse ngenda nk'abandi bana. Kuko navukaga mu bana 12. Nari muzima, nari umwana wa 9. Umunsi umwe ubwo nageze imyaka 8 nagiye mu ishuri niga n'abandi bana, ndabyuka uwo munsi twe tunakira n'umupira. Nari nanatsinze n'igitego uwo munsi ndabyibuka. Nyuma rero mvuye ku ishuri ku mugoroba natashye saa 11 bisanzwe. Ngeze mu rugo mama ntuma gutashya, ndagenda tashya mvuma n'amazi yo gukoresha nijoro. Yego. Ubwo nyuma tumaze guteka nyine tumaze kurya ndagenda njya kuryama, vuga ngo mu gitondo ndasubira ku ishuri. Nibwo nabyutse sanga amaguru yihiye nabasha guhagarara ngo bikunde. Ntago byaje kunyorohera
kuko sinigeze ngwara, sinigeze numva uburibwe na buke mu maguru, sinigeze mbese nta n'ikintu na kimwe cyari cyambayeho uwo munsi. Buke bwaho rero n'ababyeyi babibonye baratunguwe nyine bibaza ibyari byo birabayobera, dore ko nta n'ubushobozi bafite bwo guhita banjyana kwa muganga ngo bamenye ikibazo uko gihagaze. Icya kabiri, umuryango wanjye ntabwo wizeraga Imana, ahubwo icyo bahise bakora bahise banjyana mu bintu bya gakondo byo kumvuza muri gakondo byo mu bapfumu. Yego. Bazi ko wenda ari ibirozi cyangwa se ari ibintu banize. Birangira ngutyo rero, uretse ko byarangiye ngutyo gusa, muri famiye bahise bana baragenda, papa aradutaragenda, nsigara na mama n'abavandimwe babiri, mushiki wanjye na karumuna kanjye. Dusigara rero turi abana batatu mu rugo na mama, kubera ko abandi bari baramaze kwitaba Imana. Hagati aho mwabanaga muri babana 12 n'ubundi mu rugo? Yego. Yes. Hari hamaze kwitaba Imana bangahe? Abana 9. 9. Mwari musigaye ubwo ngubwo muri abana bane? Batatu. Yego. Batatu n'umwe mwari musigaye mu rugo? Yego. 9 bapfuye mu mwaka umwe cyangwa bitabye Imana mu bihe bitandukanye? Baje bitaba Imana mu bihe bitandukanye. Yes, twakomeza nta kibazo. Yego. Ubwo rero papa amaze kubona ibibaye nyine yahisemo kudutagenda. Amaze kugenda nitwaye tuzi yagiye, mama nawe icyakoze ntabwo afite ubushobozi bwo kubasha gutwitaho. Icyakoze nyine yatangiye kujya guhingira abakire kugira ngo abone ibyo kudutunga. Nabaye ahangaho ngiye nyine nabasha kugenda, gusa numvaga nyine ibintu bikumbaho, numvaga ari burage, ari ibintu by'imikino, ko sinumvaga ari ko biri seriye. Yego. Ko sinagwaye nta kintu na kimwe nigeze kimbaho, numvaga ari ibintu bya burage birahanga bitari serious. Ubwo rero nyuma yaho, ubwo mama nuvango yajyaga ku kazi, aho yansigaga nyine niho yansangaga. Ubwo muri cya gihe cy'imeshi izuba ryanshiragaho, mu gihe cy'imvura nabwo imvura yaranyagiraga ikansha, kuko no kugenda hari igihe cyageze no kubasha kuvanga ngo ngira hano bitabasha gukunda. Yes. Bitewe n'ukuntu namugaye maguru ndatabasha gukora, ntacyo na kimwe gikora muri njyewe. Ubwo nari umwana ubyibushye, nari mfite umubiri, ariko uko iminsi agendaga iza niko nagendaga amaguru amyimyuka n'amaboko igice kimwe, urabona ko ntabwo gikora. Yego, ibyo byose byagiye biza nyuma aho maze kugira ikibazo cy'ubumuga. Byaje gukomeza ngutyo, amashuri sinashoboye kuyakomeza, naje kubaho ngutyo muri ubwo buzima ndi nyine nta muntu tuvugana ku manywa. Ubwo aho bansize, ubwo nabonaga umuntu saa moya za nijoro, mama nabwo ari kwaje, karumuna kanyina ngo kabaga kagiye, urumva nabwo ni kari kuguma mu rugo nta kintu cyo kurya gihari. Bwari ubuzima nyine butoroshye. Nyuma yaho rero igihe cyaje kugera, ndabyibuka imvura yari igiye kugwa, ndi hanze inkuba ziri gukubita, haje gucaho umuntu. Ubwo yaraciwe nk'imyaka 4. Yego. Yaraciwe nk'imyaka 4. Papa yarataragaruka? Haza kuza rero umuntu ari kwigendera ngutyo, imvura iragwa, navuga ngo ni nka marayika Imana yinyohereje kugira ngo. Aho hagati wenda tugarukiye kuri marayika gatoya. Yego. Igihe bakujyanaga mu bapfumu, igihe wajyaga mu bapfumu, yego, ni cyo kintu abapfumu bakubwiye, cyangwa se kuba baragufasha bakakujyana mu bapfumu niba kujyane mu gusenga bitewe n'uko umuryango wawe warabapagani? Yego. Niki we mu bapfumu bakumariye mu bumuga bwawe wari ufite, cyangwa se mu kibazo cyawe wari ufite? Niki kintu ushobora kuba barakumariye, cyangwa se niyihe niki nk'ikihe kintu ubona bagukozeho ahubwo cyatumye ugira uburwayi bukomeye kurusha ubundi, ku buryo n'abandi bantu bakunda kwirukanka bajya muri ibyo bintu ushobora kubabwira ko niyo cyangwa baragufashije amafaranga arabura? Niki kintu ubona bakongereho cyangwa se bakugabanyirijeho? Nta na kimwe nabonye. Ahubwo icyabaye cyo cyari kunyongerera umubabaro gusa. Kuko nubwo banjyanaga ku ngufu nabishaka, ariko bandushaga imbaraga, bakanirura, numva nari umwana mutoya, bakanirura bakahita banjyana. Ntabwo nabigegamo kuko nabikundaga. Ntabwo nigeze mbyishimira. Kuko ndabyibuka hari aho bigeze kunjyana, bacana umuriro basa nkaho bawucaniye ku nda yanjye. Ndabyibuka umugura kandi atakaza induru, mbura n'umuntu byibuze wamvuganira cyangwa se wanabara. Ndatuza nyine kuko nari umwana, ntabwo nari kubagwanya kuba abantu bakuru mbe nabashobora. Yego.
ubwo rero ikintu nabonyemo nta kintu cyiza nigeze mbibonamo pe, nta kintu cyiza nabibonyemo, ahubwo uretse umubabaro gusa n'uburibwe gusa bagiye banyongerera. Ikindi nabonye mu bapfumu uretse hari ibintu bakoraga byo kuza barasaga umuntu, barakurasaza, yego, gufata inzembe bakafata umubiri bakarasaga amaraso akava. Urumva ibyo byose nyine byari ibintu nyine bibabaza umubiri wanjye. Yego, bivuze ngo ntiwigize unoroherwa na gato, ahubwo warakomerejwe. Narakomerejwe, yego. Iyo wabwiraga mama wawe wakubyaye akagutwita amezi 9 kudashaka kujya mu bapfumu, kandi akabona buri munsi uri kubabara kandi atanga amafaranga mu bapfumu, ni iki jambo yakubwiraga? Mama ntabwo ari wabikoraga, byakoraga ni papa. Papa we yavuze ngo akimara gukora ibyo, yego, byabayeho ko amaze kubona ko akoze amakosa arahunga aragenda. Yego. Buze ngo mama we ntabwo yemeraga ko ushaka kujya mu bapfumu? Ntabwo mama we yabishakaga, bitewe nuko nawe nyine papa urumva nyine nabo baripfaga, ntabwo babihuzaga. Papa waracyariho? Yego, aracyari. Ugira telefone ye? Yego. Wamuhamagara bigakunda? Ubu ngubu afite amayinite ntabwo byakunda. Ufite amayinite? Yego. Okay. Hanyuma twikomereze. Byumvikane ko papa we yagize uruhare mu burwayi bwawe kubera impamvu zo mu bakire zo mu bapfumu yakujyanagamo. Yamara kubona ko mukomerejwe, abana bamaze kumushiraho, ahitamo kugenda. Yahise agenda. Okay, twikomereze. Ubwo no kuvuga ngo ubwo nageze hari uwo muntu yaza kunsura, ariko nabwo aza ari kubera ko imvura yari yarabonye iri kugwa kandi ndi kurira ndi hanze, imvura igiye kunyagira. Yego. Nibwo yaraje rero, amaze kuza arambaza bite, ni saa kurimo kurira hanze kandi ukabona imvura igiye kugwa kutajya kugama. Numva ntabwo nabashaka kugenda hanze, ubwo byasaba ko hagira umuntu uzakanira akanjyana mu nzu. Yego. Nibwo namubwiye ati mama na uhari? Ahambwa se mama yagiye he? Yagiye ku kazi ntabwo aragaruka. Papa yagiye, papa ntabwo nzi yagiye. Umugati cyari cyo. Ubwo bwa mbere nari mbonye umugati. Yes. Ntabwo nari nzi umugati cyari cyo, gusa numvaga abandi bana nye muri karitsiye bavuga ati ngo papa nzaniye umugati, papa nzaniye bombo, ni ibintu mvuga ngo iki gusa, ariko nazi ngo uwo mugati usute. Icyo gihe uburwayi bwari bwariyongereye, noneho kugenda bidashoboka. Bari bwariyongereye. Ubwo rero mama aje, namwe atari umuntu waje hano kundeba, arananirwa anjyana mu nzu, yasigaye amafaranga ngo uze kunguramo umugati. Ubwo rero mama yarayafashe aragenda. Uwo muntu we yese agenda, sinongeye kumubona. Haciyeho nk'amezi 2, wa muntu nibwo yaje kugaruka, ahamagara wari mukuru w'umudugudu, aramubwira ati hari umwana abonye mu mudugudu wawe umeze nk'ucya, twamuboneye inkunga y'igare, mwaza mukarifata mukarimushyikiriza. Yes. Uwo mugabo ahamagara umudugudu aza kureba mama. Nibwo rero mama yagiye gufata iryo gare, sinari nzi igare icyo ari cyo, nibwo bwa mbere nari mbonye igare, umva cyagitangaza Imana nari nkoreye. Yego. Ariko nabwo ntabwo byarangiye gutyo, ntabwo nasubiye mu ishuri, kwa kumva nabwo byari kunsaba umuntu ntwara ku igare, kandi nawe nari ifite nakaramu nakanyikari gato nikari gushobora kuntwara. Icyabayeho nta kindi, haje umuntu arambwira ati rero mu rwego kugira ngo ubera no kumuryango wagutaye na papa akaba ari abataye, icyo ngiye gukora nta kindi, ngiye kujya ngutwara ku igare mugende ku masoko usabirize, ubwo icyo uzajya ubona nyine ni icyo ngicyo. Ubwo twaragiye, tumaze kugenda, aho nageze abantu nye bandi bagatabarira bakagera bagira munsi bitewe n'ukuntu nari imeze icyo gihe. Ubwo icyakoze icyo nibuka, isoko twagiye bwa mbere twakuye amafaranga 500, bamana imyenda yo kwambara, sinenzi kwambara ikabutura icyo ari cyo. Ubwo nabiboneye ahangaha kuri uwo munsi kuri iryo soko. Yego. Ubwo naje kuba muri ubwo buzima, mbaho ngucyo, mbaho nsabiriza, nzenguruka. Nyuma mu gihe nk'imyaka 3, papa nibwo yaje kumenya amakuru yo yaragiye, amenya ko naje kubona igare ryo kugendaho, kandi yumva ko natangiye kugenda nsabiriza ko abantu bari kumfasha. Yaje kugaruka nanone muri famiye, ariko agaruka tageti ariyo kunguresha nyine gusabiriza. Mu buhe buryo yashakaga kugukoresha mu gusabiriza? Niwe wakujyanaga noneho? Yego, igihe cyaje kujyana no akaba witangira kunjyana.
atangiye kunjyana ko arazi imijyi myinshi itandukanye, atangiye kunjyana mu mijyi itandukanye, nangiye kugenda asabiriza, noneho ibyo kwiga nyine badabyibagiye mu ishuri akujyana gusabiriza. baho muri ubwo buzima, ngo n'udufaranga nabonaga niwo wadukoreshaga, ntabwo wadufataga. yego niwo wayafataga, n'utwo nahishaga iraza akansa agatumuramo. Umva bwari ubuzima nyine bubaye cyane. Niyo nashaka kugura akenda, no kuvuga ngo uretse akenda abantu babaga bamfashije, ntabwo yashobora gufata amafaranga ngo agiye kungura mu mwenda, ahubwo icyakuraga ka kujya kunywa no kujyana mu bapfumu n'ibyo gusa yakoreshaga. Kwa dufaranga wakoreraga. Yego kandi byabaga byashoboka ko kuko mu Rwanda ntabwo baheza umuntu ufite ubumuga runaka kutajya ku ishuri. Yego wewe rwemereye kujya gusubira ku ishuri gukomeza amashuri yawe. Yego ko hari benshi tuzi bafite ubumuga, ariko iyo babonye ubushobozi bwo kwiga ari benshi usanga banayobora ahubwo cyane gose. Hanyuma iyo yavaga kunywa byagendaga gute? Ubwo iyo yavaga kunywa nyine nta kindi ubwo nuva ngo naraga ndatuka ijoro ryose. Nibitutsi amwati ntacyo uzimarira, uri kigogi, tiyo warapfuye, tinka umaze iki, amagambo nk'aya nyine akomeretsa nyine yo kunseseretsa cyane, no kunyumvisha ko nakabaye ndiho, no kunyumvisha ko nari umuntu nk'abandi. Ariyo magambo nararaga ijoro ryose ndabwirwa bukarinda buke. Muri make sinasinziraga, niyo nagiraga ikintu ngiye gukora ntibashobora kubyemera. Yego ubwo rero kugeza ubwo maze kujya mu myaka 17 nibwo nahise mvuga noneho wa mwana wantwara ko we yari mukuri kuri ngiye, baramya ati nugumana na papa wawe nta kintu uzigera wigezaho, uzakomeza ubeho mu buzima bwa papa wawe nyine ukora ibyo ashaka, tuzigera ugira ku iterambere, ntuzigera ubasha kwigura kenda nk'abandi. Ni cyiza rero nakugira inama yo gusiga papa wawe ukamucika ukagenda. Yego nibwo naje kumucika rero mpita nzi Kigali muri ubwo buryo. Gatoya, uriya mwana nabonye mukunda kwa kuri kumwe w'umuhungu ni muntu ki kuri wowe noneho? Uriya mwana nawe twahuye nyine ngucyo gusa, ubuzima bwarabahuje. Ubuzima bwaduhuje. Mwarahuye? Twahuye nuvuga ngo wari untwaye, hari uwantwaraga, noneho igihe cyaje kugera aza kuna mu muhanda aragenda agutamo hagati. Yego arigendera. Noneho uyu rero tuza guhura nawe ntabwo yari afite aho kuba. Tuhuye ngucyo nyine nibwo namubwiye tuwamfashe ukangeza homba, aramfata antwara ku igare nari mfite icyo gihe, angeza homba. Amaze kungeza homba ndamubaza se uturuka hehe, aramya ati nanjye mushiki wanjye ari yanyirukanye ntabwo nari mfite aho kuba. Ubwo nibwo buryo twaje guhuza. Yego ndi kwibaza gatoya, wavuye mu rugo uraza uhura umuntu aguta mu muhanda, ubona undi muntu. Sahize ubuzima ubayemo ko kuba hano uri ukwishyura inzu, iyo utubatse ugomba kwishyura inzu, ukaba udafite imbaraga, amaboko yawe afite ubumuga runaka bwa parariza, amaguru nayo akaba ari uko ubayeho gute mu buhe buryo noneho? Ese inzu uyishyura amafaranga avuye he? Ese kurya bigenda gute? Kwambara bigenda gute? Ni ikibazo. Kwishyura inzu nyine ni kwa kundi nko kubona kugira ati wamfashije se ko nyirinzu agiye kunsohora, wangiri mu nyine ukama 2 cyangwa se icyo gihumbi nyine, azangambwa n'inzu amafaranga abonetse dore ngaya. Yego wihangane wenda n'utundi mbona n'ayandi nzaguhereza. Nibwo buryo nishyama inzu. Ndi kwibaza inzu yishyura amafaranga ngahe? Ni 20,000 niyo wishyura inzu. Yego 20,000 kubibona bigusaba igihe kingana gite kugira ngo uzabone amafaranga yishyura iyo nzu? Biragoye. Yego biragoye kuko hari igihe n'ameza ashobora kujya narishyura utarishyura. Bigenda gute nyirinzu kumara amezi utaramwishyura inzu? Nyine angirira impuhwe akabateka mugirira impuhwe basi yazabona, kuko abizi ko nakazingira kandi abizi ko ubuzima mbaye bwo gusabiriza. Yego kugira ngo uzamuvemo y'amezi 4. Ubwo yengeze impuhwe nyine nkuko duhuye, nkuko duhuye, ubwo iyo ngiriye impuhwe ari nawe bibona nyine ukangira imavati nacyo reka mwishyurire. Yego ridene rishiremo. Yego niki noneho ushobora kuba wasaba abantu bakurikiranye Mbega TV basanzwe n'ubundi bafasha abantu bababaye, cyangwa muri rusange abantu bari tuyisi, icyo ushobora kubasaba muri wowe gishobora kugufasha mu bundi buzima, aho kugira ngo ujye biri gusaba ku muhanda uri umwana w'umusore, hagura asaza uracyari umwana w'umusore muto? Ni iki kintu ushobora gusaba
abanyarwanda muri rusange cyangwa se ushobora gusaba undi muntu wese ubufasha ushobora kumusaba ni ubu? Yego murakoze. Muri no mesara umuntu yaba yaranyishyuriye kwiga ibijyanye no kuboha imipira. Yego imipira y'ubudodo. Ubwo nyine habonetse nk'umuntu wamfasha. Yego yamfasha kubona igishoro nkajya mboha iyo mipira y'amaboko. Imipira y'amaboko y'ubudodo. Yego akaboko karakora nta kibazo? Ntabwo gakora neza ariko nyine gerageza uko nshoboye nyine. Gerageza uko ushoboye. Yego. Ikintu wumva ushobora gukora kitari iyo mipira none niyo mipira irakenewe ko ushobora kuyikora, nanjye nshobora kuguha akazi ko kubunkorera. Yego. Nundi nshobora kugushakira n'amasoko arenga 100 yo kugira ngo ukorere iyo mipira. Yego. Uri kumva none ukeneye iki gishobora gutuma uwakora iyo mipira ikabiya wapana gukorera abandi bantu? Nyene imashini yanjye. Imashini ihagarara amafaranga ngahe? Ni 250 yo kugira ngo ikore iyo mipira. Yego. Ubaye ubonye iyo mashini 250 birashoboka ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka? Yego birashoboka. Birashoboka. Yego. Ese ubaye ubonye iyo mashini ukabona naho kuba bakakwishyurira akagira nk'umugira neza kwishyura ayo mezi nk'atanu akagwa n'iyo mashini, birashoboka ko ubuzima bwawe batazongera kukubona ku muhanda uri gusaba? Cyane gose. Ese iyo mipira umaze kumenya kuyiboha? Yego. Reka rero umubwire abantu mukurikirana Berek TV nk'uko bisanzwe. Ni umusore ubabaye kandi ubona uteye agahinda. Ndibaza ko abari kumureba mureba uburyo ateyemo. Yababaye ari umwana muto, kugenda ntago bishoboye ndetse n'amaboko ye yose yabaye paralize. Nkuko dusanzwe dukora ubuvugizi cyangwa se dusanzwe tugira abo dufasha, ngaho nimumfashe dufashe uyu mwana w'umusore. Mu myaka ye mike yafite cyangwa se bike ufite, gerageza ubashe kusangira nawe cyangwa se ugira icyo wamuha. Erega abaye bashobora kuba baryamye basinziriye nkuko nawe yasinziriye akabyuka yisanga uko nguko. Ntago yarazi ko byamubaho. Ubwo yaravuye ku ishuri yararyamye asanga ibi bimubayeho. Nubwo yagize ababyeyi babe batigeze bashaka kumwitaho cyangwa ngo bamukurikirane, ariko ibi birashoboka. Ese niba mama wataramufashije cyangwa papa we, twebwe nta kintu dushobora kumufasha? Ushobora kuba koko nta bushobozi ufite bwo kumufasha. Erega n'inama ze zawe zirakenewe. Cyaba igiceri cy'ijana, cyaba igiceri cya senkani. Ese ukimuhaye hari cyo cyamumarira? Urumva ko naho kuba ari ikibazo ndetse no kurya ari ikibazo. Ese wakifuza kubona umwana w'umusore ungana uko wari gusaba ku muhanda? Ngaho gerageza basi mu bushobozi bwawe buke ufite. Ntukore kugira ngo agushime, ahubwo ukore kugira ngo Imana yo yonyine ibashe kugushima. Yaciye mu bibazo byinshi ariko yari yihanganye. Hari benshi batabasha kwihanganira ibyo bacamo bigatuma biyahura. Ku isi hariho abantu benshi ushanga biyahura kubera ibibazo bafite, ariko iyo umwegereye ukaganira nawe ntago abasha kwiyahura. Gerageza wegere mugenzi wawe uko yaba ameze kose, ukoresha ubushobozi ufite bwose, umuhumurize. Ntago ubufasha ari amafaranga gusa. Yabayeho yigunze kandi n'ubu ngo bafite ubushobozi bushoboka bwose uko babasha gusaba bakamuha. Numunyuraho basakana gusaba umuhe, ariko sibyo twifuza. Reka tugerageze basi tumufashe. Atwatse imashini 250 ndetse rega nawe ushobora kumwishyura 20 ukamwishyura n'umwaka ubushobozi wayo bufite. Ariko se basi reka dufatanye ngewe namwe tuzagaruka hano tumuzana imashini 250 basi muri iki cyumweru. Ntabwo twifuza ko yasaba. Reka nanjye mbashimire abakunzi ba Berek TV kandi muhora muyikurikirana. Reka nshimire abantu bo mu Faransa mudahwema gukomeza gufasha abantu nk'abatishoboye. Ndetse nshimire n'umuryango Berek Foundation ukomeje gufasha imbabare ku isi yose. Yewe turagerageza uko dushoboye kose nge namwe ndetse n'abandi dufatanye. Niba papa yaramutaye ndetse akavuka mu muryango w'abana 12 bose bagapfa bagasigara abana 3, urumva ko ari ikibazo. Yaba yarafite bakuru be bakagombye kwamugira, ariko nabo. Reka nshimire abantu mukomeje kwita ku muryango Berek Foundation ukomeje gufasha abatishoboye. Reka nanjye mbashimire yari w'abanyarwanda inshuti y'umunyarwanda. Reka mbabwire ngo nanjye nzagaruka kandi nzanye ubutumwa bwiza, kandi mwese muzabyishimira abazashyiraho umusada wanyu. Reka mbabwire ngo bye bye.